ikora buri munsi no kuvuga ngo Kalungi Naison ni umukozi w'urukiko rw'ikirenga akaba n'inzobere mu ikoranabuhanga arasobanura iby'ikoranabuhanga Judicial Performance and Monitoring Evaluation System. Urubuga rw'ikoranabuhanga rugaragaza buri mukozi w'urwego rw'ubucamanza azajya yinjiramo akuzuzamo raporo y'ibikorwa bye, nyuma hakagenzurwa niba ibyo yasabwaga gukora yarabikoze uko bikwiriye nta bukererwe cyangwa uburangare yagize. Ikora buri munsi no kuvuga ngo amucamanza n'umwanditsi bazakomeza yakira ikirego nk'uko ubundi yashyakiraga muri ICMS n'umucamanza akomeza acurubanza nk'uko yabikoraga muri ICMS. Noneho muri iyi systeme nshyashyaho tuzashyiramo ibijyanye n'ibihe byubahirizwa. No kuba ni umucamanza yagombaga gucurubanza cyangwa se yagombaga gusoma urubanza mu minsi 30 nyuma y'uko rupfundikiye. Iyi systeme yo ni nk'ijisho rireba muri ICMS kavuga iti uyu mucamanza uru rubanza yararusomye mu minsi 30. Niba atarusomye mu minsi 30 ikahita bigaragariza umuyobozi. Kuba uru rubuga ruzajya rugaragaza abagenze biguru ntege mu kwihutisha amadosiye ajyanye n'ubutabera ku ruhande rw'abacamanza bagaragaza ko nta gushidikanya ko ruzakangura abatari bake. Witonde Celestin ni umwanditsi mukuru w'urukiko rwisumbuye rwa Nyagatare, naho Riziki Isabelle ni perezida w'urukiko rwisumbuye rwa Musanze. Ikoranabuhanga rirasaba buri wese gukorera ibyo yashinzwe ku gihe, kuko iyo yatinze kubikora bizaba bimugaragaza. Rero ibyo ngibyo bihari n'ikoranabuhanga rikaba rigaragaza ibyo dukora. N'ubundi iyo tuganiriza abacamanza, iyo tuganiriza abanditsi, icyo tubabwira ati ni ukubabwira ngo murebe mukore neza, kuko ikoranabuhanga riragaragaza ukora n'udakora. Perezida w'urukiko rw'ikirenga Professor Sam Rugege avuga ko iri koranabuhanga rizafasha mu kugenzura abakora neza bagashimwa, ariko n'abakora nabi bakagawa ndetse bagafatirwa n'izindi ngamba. Umwaka nurangira tuzamuha amanota dushingiye ku byo twagaragarijwe mu ikoranabuhanga. Ababonye make tubagira inama yo gukora neza, cyangwa tukabaha amahugurwa, cyangwa twasanga byaratewe n'imikorere idahwitse akaba yakurikiranwa agahanwa. Urwego rw'ubutabera mu Rwanda rugaragaza ko gukoresha ikoranabuhanga ari imwe mu ngamba zo kugabanya ubwinshi bw'imanza zitarangira. Iri koranabuhanga rije ryiyongera kuri ry'u Rwanda rwatanye muri Mutarama 2016 rifasha abantu gutanga ibirego hifashishijwe ikoranabuhanga rizwi Integrated Electronic Case Management System. Imibare igaragaza ko ryatumye imanza zadindiye hagati y'umwaka 2011-2012 ziva ku 18,416 mu manza 42,670 zari zashyikirijwe inkiko zikagera ku 4,857 mu 20,874 zari zakiriwe hagati ya 2016-2017.